turakwitabye karamenya gasananga kuri buri munsi twitabira ingoma y'urukundo, ingoma y'agakiza, kugira ngo natwe dukize ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza. Ngaha natwe turangamire agakiza ka Yezu Kristo kuri wa kabiri w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 28 Werurwe 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 21 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Abayisiraheli bari mu rugendo mu butayu, imbaga iza gucikira intege mu nzira, itangira kugaya Imana na Musa ivuga iti: mwadukuriye iki mu Misiri? Mwagira ngo tugwe muri ubu butayu butagira amazi ntiwubemo n'umugati? Twarambiye guhora turya iriya ngirwa mugati. Uhoraho atereza Abayisiraheli inzoka zifite ubumara butwika, zirabarya, bapfamo abantu benshi cyane. Imbaga izisanga Musa iramubwira iti: twakoze icyaha igihe twakugayaga wowe n'Uhoraho, none twingingira Uhoraho adukize ziriya nzoka. Maze Uhoraho aramubwira ati: curisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti, uwo zizajya zirya akayireba azajya akira. Musa acurisha inzoka y'umuringa ayimanika ku giti. Iyo rero inzoka yaryaga umuntu maze akareba iyo y'umuringa, yahitaga akira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 102. Uhoraho umva isengesho ryanjye. Uhoraho umva isengesho ryanjye, induru yanjye nikugereho. Ntukampishe uruhanga rwa munsi nasumbirijwe. Jya ntega amatwi igihe ngutabaje, maze wihutire kunsubiza. Amahanga yose azatinya izina ry'Uhoraho, n'abami bose b'isi bazatinya ikuzo ryawe, kuko Uhoraho azubaka Siyoni bundi bushya, akahigaragariza yuje ikuzo. Ubwo agahubukira isengesho ry'abanyazwe ibyabo, akita ku byo bamusaba. Ibyo ngibyo n'ibyandikirwa igisekuruza kizaza, maze umuryango mushya uzasingiza Uhoraho. Kuko Uhoraho yarungurukiye mu bushorishori bw'ijuru, aho ari mu ngoro ye, akareba ku isi, kugira ngo yumve amaganya y'imfungwa, kandi abohore abacira urwo gupfa. Uhoraho umva isengesho ryanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 8 umurongo 21 kugeza ku wa 30. Muri icyo gihe Yesu yongera kubwira Abayahudi ati: ndagiye, kandi muzanshaka, ariko muzapfana icyaha cyanyu. Aho ngiye ntimushobora guhajya. Abayahudi baravuga bati: aho ntagiye kwiyahura, ubwo avuze ngo aho ngiye ntimushobora guhajya? Yesu arababwira ati: mwe muri abo hasi, njye nkaba uwo hejuru. Mwe muri abo muri iyi si, njye sindi uwo kuri iyi si. Nabwiye ko muzapfana ibyaha byanyu. Muramutse mutemeye ko nduriho, muzapfana ibyaha byanyu. Nuko baramubaza bati: urinde? Yesu arabasubiza ati: nduwo nababwiye ngitangira. Mfite byinshi mbavugaho n'urubanza nabacira, ariko uwantumye ni umunyakuri, kandi ibyo namwumvanye nibyo mbwira isi. Ntibamenya ko yababwiraga se. Yesu yungamo ati: nimumara kwerereza Umwana w'umuntu, icyo gihe muzamenya ko nduriho, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo mvuga nk'uko Data yambwirije. Uwantumye turahorana, ntiyansize njyenyine, kuko mpora nkora ibimunyura. Amaze kuvuga atyo, benshi baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu amaze kuvuga atyo, abenshi baramwemera. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Tugiye kurangamira Nyagasani, maze natwe adukize ku mpuhwe ze. Umuhanga aravuze ati: ngo iyo urebye ubusa bikarangira ubonye ubusa, birangira wambaye ubusa. Kwambara ubusa, kwambara ubusa. Tukazirikana ko icyaha gitwambika ubusa, kandi iyo tumaze kwambara ubusa nyine turaseba, tukagira ikimwaro. Aka kanya rero muri iki gihe cy'igisibo, tuzirikane ko turi kurwanya icyaha. Cyaha kidusebya, cyaha gishobora gutwambika ubusa, tukambara ubusa, bikaza kurangira koko dusebye. Nyagasani rero yifuza kuduha agaciro, kudusubiza agaciro icyaha cyatwambuye. Mu ngingo remezo tujye kuzirikana hamwe n'amasomo y'uyu munsi igira iti: kurangamira Kristo. Iyo nashoboye kurangamira Kristo ndakira. Abenshi dukunze kurangamira urupfu, tukarangamira ibintu bishobora gutwica, akaba iryo duhugiramo, aho kurangamira agakiza, aho kurangamira Kristo. Kurangamira Kristo. Nabyo umuhanga w'umufilozofe Feuerbach yavuze ati: l'homme devient ce qu'il mange. Ngo umuntu ahinduka icyo yariye.
nayo mvugo yindi igira iti mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we, nanone mbwira uwo musangira ndakubwira uwo uri we. Bishatse kutwibutsa ko icyo urya, abo mugendana, ibyo ukora, ibyo ngibyo nibyo uhinduka byo. Uko ukoresha imyanya y'ibyumviro, ugakoresha amatwi bya bindi wumva, bya bindi biguhumurira byose, bya bindi byose ukoraho, bya bindi uvuga, bya bindi ureba, ibyo byose nibyo biryo byawe. Burya l'homme devient ce qu'il mange. Umuntu ahinduka icyo yariye, nawe uhinduka nyine ibyo ngibyo wariye, akaba ariyo bikugumamo. Niba urya indyo nziza, uzakura neza, uzabaho neza, uzamererwa neza. Ariko niba hari ibiryo uri kurya bitameze neza, birimo uburozi, bizahinduka nyine upfuye. Amasomo y'uyu munsi aratwerekeza nyine ku kurangamira Kristo. Ubwo twumvise ikibazo kiri mu masomo y'uyu munsi, ikibazo cy'inzoka, uburyo inzoka yahoze ari ikimenyetso cy'urupfu, none iraza guhinduka gute ikimenyetso cy'umukiro? Ibaze nanjye nibaze. Ntawe utakwibaza uburyo Imana yakoresheje inzoka, ntawe utakwibaza uburyo inzoka zarumye Abayisiraheli, noneho Imana ikaza gusaba Musa gucurisha inzoka ngo uyirebye agakira. Buri wese yakwibaza iki kibazo, ese inzoka ko tuyizi n'ububi bwayo yahindukira gute igahinduka koko ikimenyetso cy'umukiro? Iki gisubizo ubwo tujya gisubiza, turazirikana ko c'est symbolique. Serpent comme un animal symbolique. Inzoka nk'ikimenyetso, ni ikimenyetso cyo kugereranya nanone, kituvana kuri iyo nyamaswa irumana kikatuganisha nanone ku kigereranyo kindi cy'umukiro, umuti. Mbere ya byose tugiye kubanza kuzirikana amakuru, kumenya amakuru ku nzoka. Ubwo tugiye guca imbonera hamwe y'uruhande rumwe ububi bw'inzoka ndetse n'urundi ruhande ubwiza bw'inzoka. Ku ruhande rwa mbere, uruhande rw'ibumoso, abari kundeba muze kuhacunga. Ku ruhande rwa mbere, uruhande rw'ibumoso bw'inzoka, turazirikana uburyo inzoka koko ari n'inyamaswa y'inyagenge. Burya banavuga ko inzoka, akenshi inzoka ihuye n'umuntu ngo nibanza kubona umuntu, bityo ugakora ku buryo bwose nyine ijya kwitabara, cyane cyane igihe yumvise umuntu uri gushaka kuyigira nabi. Nuko rero ni cya gihe nyine izakuruma, ngizo za atake zayo, defense. Inzoka yakubonye kare, ariko ngo nawe iyo yibonye kare, bya bindi by'uko nyine inzoka ihinduka nyine akaboga, bamwe bashobora nyine kuyitabaza. Urwo ni uruhande rw'iburyo, ku inzoka nyine nanone atari gusa nk'akanyamaswa kagira nabi, ahubwo nanone n'ifunguro ku rundi ruhande. Icya kabiri twabona ku nzoka, usibye ubwo bugome bwayo ndetse no gushaka kwitabara, icya kabiri ni uko inzoka nyine ari inyamaswa, reka tuvuge y'ingome, inyamaswa irumana ku buryo ubumara bwayo, iyo inzoka imaze gukuruma, bwivanga n'amaraso. Ngiyo reaction chimique, iyo ubumara bumaze kugera mu maraso nyine birumvikana ubumara lovene buba ari uburozi. Birumvikana iyo bugutinzemo, nari mva ko umuntu yapfuye, uwarumwe n'inzoka nyine akaba yapfa. Nguko rero ko inzoka ifatwa, ndetse no mu Bayahudi inzoka izana urupfu. Kubera iki? Uko nguko yarumye abantu ikabasigamo ubumara, iraza kurangira nyine ubumara bwatinzemo ashobora gupfa. Ngizo za nzoka twumvise zarumye n'Abayisiraheli bari mu butayu. Ku rundi ruhande nanone rw'iburyo, uburyo inzoka ishobora guhinduka nyine umuti, mu gihe ku ruhande rw'ibumoso nyine yari iri iki? Yari iri uburozi. Nuko ku rundi ruhande hari uburyo bavuga inzoka yiburura, regenerescence, renaissance. Uko kwiburura rero bikerekeza ku kimenyetso signe d'immortalité, uburyo nyine ishobora kuramba ikamara igihe kirekire, ukudapfa. Tukazirikana ko bamwe bayifata nk'ikigirwamana, nk'ikimenyetso nyine cyo kudapfa. Imana rero mu buhangange bwayo ishaka kuzana inzoka nanone mu mukiro wayo, kugira ngo koko ibashe no kwereka abantu ko ibyo byose bagize ibigirwamana, bibwira ko batazapfa, ku Imana ariyo Mana y'ukuri yonyine. Inzoka ntirusha Imana ububasha. Inzoka nyine ni ikiremwa, naho Imana ikaba umuremyi. Inzoka nk'ikigirwamana, Imana ikaba nyine Imana. Uko twagiye dusimbuza, tugashaka kuramba, tugashaka kubaho igihe kirekire, tukishingikiriza inzoka, nuko rero Imana ikaza iza niyo nzoka. Inzoka itagomba gusimbura Imana, ahubwo Imana igomba gupfukirana iyo nzoka nyine kugira ngo Imana ikomeze inaganze koko. Ariko by'umwihariko muri aya masomo, ntabwo ari inzoka isanzwe, ntabwo ari inzoka yandi y'ubumara yarumye Abayisiraheli, ahubwo twazirikanye nanone inzoka y'umuringa, serpent de re. Iyi nzoka rero iza guhinduka signe thérapeutique, umuti. Rero abahanga mu mateka bakavuga ko umuringa mu Bagereki, nyuma yo gutwika wavaga nk'umuti,
noneho umuti ukaba wavura inkomere, mbese nk'ikimenyetso cyo komora ibisebe, inkomere, mbese nk'uko nyine twumvise iriya nzoka y'umuringa nayo yakoze imirimo ikomeye ku Bayisiraheli. Ndetse no mu Bagereki ngo ikigirwamana cyitwaga Eskilope, le dieu grec de la médecine, ngo ikirango cyayo cy'iyo mana, imana nka muganga wabo, ngo yari inkoni iriho inzoka. Rero inzoka y'ikigirwamana, ariko cyane cyane inzoka y'umuringa igafatwa nanone inzoka igiye komora, inzoka izana ubuzima, inzoka ifite umuti. Mu gihe inzoka ya mbere wari umuvumo, iriya nzoka rumwe Abayisiraheli ifite ubumara, iyi ngiyi noneho y'umuringa yo, kubera uburyo twumvise composition chimique z'umuringa, uburyo umuringa uhinduka umuti nyuma yo kuwucana no kuwushongesha, bikatwerekeza nanone ku mugisha, umukiro. Mu gihe inzoka ya Adamu na Eva ngo tujya tubyumva mu gitabo cy'Intangiriro yazanye urupfu kubera gusuzugura Imana kwa Adamu na Eva, anabyo biganisha none ku kwivumbura kw'Abayisiraheli bagatangira bakitotombera Musa n'Imana mu butayu. Iki giti rero Musa agiye kumanikaho inzoka y'umuringa kirerekeza ku giti, igiti cy'umusaraba cyamanitsweho agakiza ari we Yezu Kristo. Nk'uko twanabizirikanye mu Ivanjiri uyu munsi, kwerereza ngo nimumara kwerereza umwana w'umuntu muzamenya ko nduriho kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo mvuga uko data yambwirije. Amen, 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 amen. Nguwo Musa utegekwa n'Imana gucurisha inzoka y'umuringa, nguwo Yezu Kristo nanone mu Ivanjiri Imana ituma gukiza abantu, akangwa ku musaraba kugira ngo abantu bagire gute, bakire, babone agakiza. Iyo urangamiye Yezu Kristo uri ku musaraba nta kabuza urakira, kuko Yezu Kristo niyo gakiza. Nguwo wa musaraba, ngicyo cya giti cyari umuvumo kizahinduka igiti cy'ubugingo. Kubera iki? Kubera nyine uwo nguwo habambwe Yezu Kristo niwe gakiza. Rero izi nzoka zirimo Abayisiraheli zikabateramo ubumara bwica, mu mvugo ya Kristo zirerekeza gucyaha, icyaha gishobora kuruma abantu, cyaha umuntu yandura, kikaba cyamuruma kikamubaba kikamwica, kikamubuza kongera kubona Imana. Rero nta kindi gihakurikira ku ruhande rw'iburyo usibye imbabazi, cyaha gihamagara imbabazi z'Imana, le péché et la miséricorde divine. Icyaha ntabwo gihamagara mbere na mbere igihano, ahubwo gihamagara iki? Impuhwe, imbabazi z'Imana. Ngo Yezu Kristo gakiza kacu utuzana iki? Imbabazi z'Imana, akemera kubambwa ku musaraba kugira ngo agire gute, aducungure. Ngo kuko inzoka yari ikimenyetso cy'umuvumo, urupfu, ubumara, anabyo bihinduka icyaha koko. Bya bindi byo kurumwa n'inzoka, ni ukuribwa nyine no kubabara, bikaza kurangira kuko Yezu Kristo azanye umukiro, azanye agakiza, akabambwa ku musaraba, wamureba ukagira gute? Wamureba ugakira. Iyo ndangamiye Yezu Kristo ndakira. Ngo umusaraba uje kuzo Yezu Kristo, umusaraba agakiza kacu, Yezu Kristo bambwe ku musaraba kugira ngo adukize. Icyaha kiganisha mu rupfu, imbabazi za Yezu Kristo zikaganisha ku bugingo. Ngiyo ya penitensiya, ngiyo ntabe penitensiya umukristo wese agomba kuganamo, cyane cyane mu gihe cy'igisibo, aho twitegura Pasika kugira ngo tuzazukane na Yezu Kristo. Kuko Yezu Kristo yaratsinze, atsinda icyago, atsinda ikibi, atsinda sekibi, atsinda bwa bumara, atuvure bwa bumara icyaha cyagiye gitubikamo, kugira ngo natwe tubone Yezu Kristo tuzukane nawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rwari rubanye neza cyane, umugabo n'umugore barize baraminuje, ariko by'umwihariko umugabo ngo muri urugo ngo ari dogiteri, un chirurgien spécialiste, uvura rwose, uvura abarwayi, akabaga abarwayi, akabakiza, abarwayi bagakira. Nuko rero muri aka gace ngo niyo dogiteri gusa wari urimo wenyine, nuko akavura abarwayi, abantu benshi bakamukunda koko, yanahembwa n'amafaranga menshi, bigatuma nyine atunga urugo ndetse no gukora ibindi bikorwa byinshi cyane mu rugo rwe. Dogiteri koko abingira akamaro muri aka gace. Nuko ngo igihe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine nyakibatarara bushyitsi, kandi ngo aho umutindi yanitse ngo ntiriva, uyu dogiteri ngo byaje kugera igihe iki gihugu kiza kugusha ishyano. Udogiteri agize gutya embomate, umugore wagiye kureba asanga yarwaye, yarembye. Ngaho nawe yibaze, dogiteri wavuraga abandi none niwe urwaye, biraza kugenda bite? Uyu mugore anyura hirya anyura no hino, ajya gushakisha uburyo bwose yamuvura, ariko biranga. Dogiteri rero igihe kiza kugera, yajya gusenga ntiyo kimushobokeye, nuko akaguma mu rugo. Igihe kindi kiza kugera, yajya ku kazi, nuko bakaza gutuma ku mugore bati, ngwino utore umugabo wawe umujyane mu rugo kuko yarembye. Nuko umugore nawe akazi yarariho kagata, ubundi akajya kureba umugabo. Birumvikana abarwayi ntabwo icyo gihe nyine bari kuvurwa, uko niyo gusa muri ako gace wari uzi ibyo bintu byo kubaga.
akavura abarwayi. Ubwo iby'akazi koko biramunanira kuko yajyaga ku kazi bikagera igihe agasinzira, bikagera igihe akarambirwa, no kurambika bitabuze. Nuko umugore koko aba intwari, ashakisha ahantu hose ashoboka ajya kumuvuriza kugira ngo agaruke asubire ku mirimo, agaruke koko akomeza kuvura abarwayi, kuko koko niwe koko wari wenyine aho ngaho muri ako gace uvura abarwayi. Urumva umurimo uramunaniye kubera iki? Kubera uburwayi. Rero umugore ajya kumuvuza, azenguruka ibitaro byinshi bishoboka, ariko aho agiye hose bakabura uburwayi. Dogiteri muzima bakabura uburwayi, akabya bindi ngo nta muganga ngo wivura, biragoye, avurwa n'abandi. Umugore azenguruka ibitaro byinshi cyane, ariko umugabo biranga, bakabura uburwayi. Bigeze aho ngaho nyine ubanza n'ibitaro bimaze kumurambirwa, ahantu hose yagiye anyura henshi, nuko bamusaba nyine ko yajya mu rugo kugira ngo yitegure nyine urupfu, kuko babona nta kundi byagenda. Birumvikana akazi ntiyabara kajyaho. Nawe murabyumva ko abarwayi benshi bakomeje kuremba, babura ubitaho n'ibindi byinshi cyane, nyine nko kugushyishyano. Nawe tekereza umuganga mukuru ararwaye, uwavuraga abarwayi none ni urwaye, dogiteri. Mu gihe rero umugore amaze kwiyakira, amuzanye mu rugo kugira ngo nyine banza ari gutegereza urupfu, nta kundi byagenda ko yararembye. Umugore ariko akaba yarakundaga kujya gusenga. Uko agiye ku kazi akajya gusenga, yagaruka nyine akakomeza akita ku mugabo we. Nuko umunsi umwe nyine agiye ku kazi asiga umugabo we mu rugo, dore ko yajyaga ku kazi yabanzaga kunyura mu kiliziya akabanza gushengerera, yavaho nanone akajya mu kiliziya akajya gushengerera, kubera ko akazi yagakoraga kure. Umunsi umwe rero ngo yagiye gushengerera, avuye yagiye gukomeza ku kazi, aza kwibuka ko yabagiye ibyangombwa bishoboka ko ari irangamuntu, kuko ntabwo ari kugenda muri uwo muhanda nyine nta rangamuntu. Nuko asubira inyuma y'itaraganya kugira ngo afate irangamuntu ubundi ahitire ku kazi yihute atarakerererwa. Ngo ageze mu rugo, agiye mu cyumba nyine kugira ngo arebe bya byangombwa, asanga icyumba kirakinze, kandi koko yarese gikinguye kugira ngo igihe n'igihagarutse ahita asanga nyine umugabo, kuko umugabo yararembye. Arakomanga shwi, umugabo ntiyamukingurira. Ngaho natekereza uri nk'uyu mugore ibyo ahita utekereza. Abagore b'iki gihe usanze icyumba gikinze kandi uzi ko umugabo wawe arimo, watekereza ko ari gukora iki? Bamwe bati wasanga hari undi gusasa uburiri bwawe aho ngaho, kandi umugabo nyine arembye. Bamwe bagatekereza byinshi. Umugore aratekereza, umugabo wanjye ko ntarigera mukekera ubusinzi, umugabo wanjye ntanywa n'inzoga, ubu koko arwaye iki? Kubera ko yari yarajunjamye, umugabo wanjye ntabwo ashobora kunca inyuma. Wabandi yavuye ku kazi ntahandi ahitira usibye hano mu rugo, koko umugabo wanjye arwaye iki? Umugore agahora atekereza icyo umugabo arwaye, ariko yarakibuze nawe, kubera ko umugabo we nta ngeso mbi ijyamo w'abandi. Yavuye ku kazi n'ubundi ahitira mu rugo, akaba ari mu cyumba. Umugore yahorana icyizere cy'uko nyine umugabo we aba ari gutegura uburyo agiye kuvura, aba ari gutegura umuti aza gukoresha avura abarwayi. Ibyo bintu umugore ntiyigeze abimukekera bibi. Nuko umugore kubera ko yari inkwakuzi, nta kindi yahise atekereza. We yavuze ati wasanga umugabo wanjye yarebye bikomeye, atakiri kubasha ndetse no kweguka. Nuko umugore akuraho urugi kugira ngo atambuke yinjire. Ageze mu cyumba asanga ko umugabo we yahirimye ari hasi, na ordinateri, imashini imuteretse imbere, ari kureba amafilime pornographique, amafilime y'urukozasoni menshi cyane ari yarunze mu mashini ye. Nuko wa mugore ubwo urumva umugabo aryamye aho ngaho, yarari muri position nyine yo kureba izo filime, bigeza kugera igihe asa n'uwarambiwe nyine. Nuko rero asanga yaguye ari hasi hafi munsi y'igitanda. Nuko wa mugore nta nubwo yari yarigeze areba mu mashini y'umugabo we, ntabwo yari yarigeze atekereza ko umugabo we, kubera ko hari n'abakristo b'indani, ntabwo yabimukekeraga, kuko akenshi yabonaga ari ku mashini akajya ngo ho ari gutereta nk'umuti aza kuha abarwayi, cyangwa ari kureba nka formule aza gukoresha kugira ngo avure abarwayi. Icyo cyizere akomeza gukibika umugabo we, ariko nyamara ni filime yahoraga areba, n'igihe atagiye ku kazi akaba arizo ari kureba. Nuko wa mugore ububiko bwose bwa ordinateri yarebamo agasanga ari pornography zirimo, asanga koko umugabo we arambaraye hasi, yasinze za filime z'urukozasoni nyine nizo yirirwaga areba ntajye ku kazi. Urumva yagombaga kureba koko ibintu byose byishyuye umugabo we, ibintu byose byatuye umugabo we arambarara hasi noneho aremba. Agiye kureba asanga hari kontara yasinyanye n'abashoramari bo mu mahanga, kubera ko yari umuhanga uzi gukora video montage, ko agomba kubakorera ikiraka, agakora filime nyinshi z'urukozasoni, bakamuha ibifaranga byinshi, kandi n'urwo ruganda rundi nabo bashoramari akabagirira agaciro mu kubafasha nyine gutenga neza izo filime montage. Nuko umugore abonye iyo kontara koko uko yari yayisikanyaho nyine mu mashini,
arebye koko mu mashini yose ibintu byiberamo bibi cyane, izo filime z'urukozasoni nyinshi cyane, ibyo bitera soni, wa mugore arumirwa, wa mugore yipfuka ku munwa, yambara agapfukamunwa, arumirwa akanakumira. Ese mubyeyi, uri uyu mugore umaze kumenya indwara umugabo wawe arwaye ndetse igiye no kumwica, aho wabigenza gute? Bamwe bati yavuze induru agatabaza ati nimuze murebe. N'ishyano mu rugo babyeyi. Nuko wa mugore guhera uwo mwanya mu gushaka nanone kuvura umugabo we, afata ordinateri zose arahanagura, akuramo amafilime yose, akuramo za kontara zose z'ibishenzi n'ibiterasoni byose zari birimo, maze imashini kuko arayisukura, afata na telefone kubera ko buri kintu cyose umugabo nizo filime yahoraga areba ari gutunganya, ari gutunganya filime z'urukozasoni babyeyi. Nuko arangije kuzitunganya, nta kindi cyakurikiyeho usibye kujya ajyana n'umugabo we mbere yo kujya ku kazi, bakanyura mu kiliziya bakabanza gushengerera. Nyuma y'amezi 3 wa mugabo yagaruye ka mitende, arongera koko asubira ku kazi neza. Ubu yakomeje imirimo yari asanzwe akora. Kubera iki? Ubu bufasha bw'umugore, umugore yaramuvuye, umugore yamukijije. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Umugore ngo yigeze abwira mugenzi we ati, umva reka nkubwize ukuri, ikizakubwira ko umugabo wawe yatangiye kujya guca inyuma, uzatangira kubona ibimenyetso, ubona atacyuzuza neza inshingano z'urugo uko bikwiye. Ubone niba yaguriraga abana akambaro shwi ntiyongera gukagura, devoir zose zo mu rugo nta nimwe yongera gukurikiza, akazi ndetse n'ibindi byose utangira ubone biramunaniye. Aho ngaho uzashyireho danger de mort kuko utabuzi neza ikiri kubimutera. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko nshobora kuba dogiteri, nzi kuvura, nkavura abantu benshi cyane, nkabakiza, nkabitaho, nkabavura, nkabomora, ariko ngewe urwaye bundi imbere ntarabuvura. Ngewe imbere yanjye hari gutambuka abakiraberanye na babiracika, nibo bari kumboza umutima, bikaza kurangira koko ubumara nsinze gusinda. Abakristo bavandimwe, nguko gusinda ingeso mbi, gusinda irari, ngasinda ingeso z'urukozasoni, ngasinda filime z'urukozasoni, ukajya wiyemera ngo ntusambana, nturoga, ntiwica, ntiwiba, ntusinda. Ariko wasanga hari filime nawe ureba zagiye zigusindisha, hari filime ureba wajya urangama none zagushyizemo uburozi. Ngubwo ngizo za nzoka ushobora kwiteza zigakuruma, ngizo za nzoka zishobora kuguteramo ubumara, bikaza kurangira gusa zitagiye mu maraso, ahubwo zikwiriye umubiri wose ndetse na roho ikangirika. ngo umubano wawe n'Imana, isengesho shwi ikajya ari kurambira, akazi ntongere gukajyaho intege zigacika, ugasigara umeze nk'igishushushungwe, ugasigara umjunjamye, ugasigara uburwayi barabubuze kwa muganga hose, barabuze uburwayi. Nyamara wasanga nawe hari ibintu wahugiyemo, hari aho wahungiye. Tera guhunga Imana, wasanga hari inzoka ziri gukuruma, amafilime y'urukozasoni, ubwo burozi ubitse, ubwo nibwo buri gukuruma, bikaza kurangira ko kutongeye kurangamira Imana. Nyamara umuti nta wundi ni ukujugunya ubwo burozi, ni ugutakure, ni ugukora purification, kusukura, ugasukura izo mashini zawe, ugasukura ordinateri n'ayo matelefone, ugakuramo amafilime yose urukozasoni arimo, ugakuramo amavideo yose mabi, ugakuramo amafoto yose abishya arimo, maze koko amara kuyisukura bigashushanya none isuku tugirira umutima wacu, ya ntebe ya penitentiya tugomba kugana kugira ngo dukire ibyaha byacu byose, maze ko turangamire Nyagasani. Kuko nta mahoro umunyabyaha ntashobora kubona Imana. Iyo ufite ibyaha, Imana nyine ubashyizeho agakingirizo, ushobora gushyira agakingirizo ku mubiri kagakingiriza Imana koko, ariko kabi nako ku mutima aho utabasha kubona Imana. ngo ubwo ubumara benshi butumaze, ubumara none twabujyanya n'irari ry'umubiri, ryari ni koko riduhuma amaso, umubiri wacu tukaba turi kuwanduza. Ubumara ku mubiri wacu nanone bugatuma koko roho zacu zishobora kwangirika. Ese mu Kristo muvandimwe, uracyabona akanya ko kujya gushengerera? Uracyabona akanya ko gutambuka ku kiliziya? Uracyabona akanya ko gutangiza umurimo isengesho, ukaza no kusoresha isengesho? Uyu munsi nawe niba ushaka kurangamira Kristo koko, usibe ubumara bwose, usibe ibyo byaha. Urumva ko nawe ari biterasoni nyine, utavugira habona, umunwa wavuga nabi, imvugo mbi yawe ugerageze ko kuyisukure. Niba koko hari ibintu ukora biteye isoni koko, bya bintu bigutera kwigunga, bikagutera kwifungirana, navugaga mu cyumba ndetse no mu mutima, icyumba cy'umutima, bikako bigutesha amahirwe y'ingorano y'ijuru, bikabiri gukuzanira umuvumo mu mutima wawe, bijugunye, bisibe. Sibe izo filime zose mbi cyane zitambuka mu mutima wawe, filime z'urwango, filime zikubuza koko kujya ku murimo,
kujya kuvura abandi. Tekereza nawe uri dogiteri wavuraga abandi, ariko koko wowe wananiwe kwivura. Muganga banza wivure nawe ubwawe. Uyu munsi no gusiba ikibi, bityo ngasibura amayira ya Nyagasani Yezu Kristo ngomba kurangamira muri iki gihe cy'igisibo, maze koko nkazazukana nawe kuri Pasika. Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera, Yezu ndakwizera. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.